Polisi y'u Rwanda imaze gutahura ko hari abajyana imodoka mu bugenzuzi cyangwa control technique, bimwe mu byuma basanganye inenge bakajya kubikuramo bagatira ibizima cyangwa bakabikodesha mu magaraje, nyuma baba mu bugenzuzi bakabisubiza abanyirabyo, bagasubiza mu bya byuma bishaje nyuma yo kubona ibyangombwa by'uko bakoresheje igenzura ry'ikinyabiziga. Uyu mushoferi utwara imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yemera ko ibi bintu yabikoze, ariko ngo abitegetswe n'umukoresha we. Njyewe mvugishije ukuri nk'abashoferi batwara Fuso, nta muntu n'umwe udakora icyo kintu. Njyewe umukire agira akoresha imodokari ze, njye yanyohereje mu igaraje, ambwira umukanishi ugihindura, ndagenda musanga ku igaraje. Njyewe icyo nsaba nuko narenganurwa, kuko bampaye imodoka kujya kuyikoresha mu igaraje nyijyanamo kuko nategetswe n'umukoresha wanjye, baraza bansanga mu igaraje. Icyo nasaba no kurenganurwa. Naye masomo kuyemo? Amasomo nkuyemo nuko kuva mvuye muri controle technique ntahindura icyuma controle yemeje. Ku rundi ruhande umukanisha avuga ko bashyira aya mapiesi mu modoka nk'ukora kandi kazi gasanzwe ahawe n'umukiriya atazi icyo abashoferi bagamije. Hanyuma bakaba baramfatiye ko basanze ndi gufunga icyuma mu modokari kandi bambwira ko bitemewe. Gusa njye sinari ko bitemewe, ariko nyine baramfashe. Ngiye icyo nifuza nuko narenganurwa gusa ko ndumva ndi kuzira ubusa. Abagenzi banjye inama nabagira nuko babireka ko bitemewe. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda CIP Emmanuel Kabanda avuga ko ibi abagabo bakekwaho bihanwa n'amategeko. Ibyo rero ni ibikorwa ubwabyo biganisha ku impanuka za hato na hato duhona ku muhanda, cyane cyane z'amakamyo ziva kuri ibyo bikorwa byo kugenda badushuka mu by'ukuri, ariko nabo bishuka. Navuga ko ari ukudushuka ariko nabo ubwabo bishuka, kuko impanuka iyo zibaye nabo ubwabo abenshi abashoferi zirabahitana, nubwo zihitana n'inzirakarengane nyinshi. Tukaba dusaba ko abanyarwanda babimenya, bakamenya ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko baba bishoramo, aho kugira ngo babishoremo baba bakwiye gukoresha imodoka zabo, kuko imodoka zabo kuzikoresha nabo ubwabo ni inyungu zabo. Iyi ni imwe mu modoka rero zafashwe basanze zarahinduriwe ibyuma. Iyi modoka ikaba igiye kugenda ifungwe, ndetse na banyirayo nabo bakaba bagiye kwamburwa bimwe mu byemezo cyangwa se ibyangombwa bari barahawe bibemerera gukomeza gutwara iyi modoka. Iki cyaha ngo gihanwa n'ingingo ya 612 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, aho iyo ngingo ivuga ko uwihesheje mu buryo bw'uburiganya impapuro zitangwa n'inzego z'ubuyobozi ahanishwa igihano kirenga imyaka 5 kikagera no ku myaka 7 n'ihazabu kuva ku mafaranga 300 kugeza kuri miliyoni 3. Frank Mario Sebudandi, i Kigali.